Nshuti bene data tujya duhurira aha ngaha, amahoro y'Imana abane namwe, Imana ibarebe ibishimire. Uyu munsi ndifuza yuko twigana isomo, uyu munsi ngiye kuganira n'abana b'imfubyi ku myitwarire ikwiye kubaranga igihe barimo barererwa mu miryango batavukamo. Niko isomo ry'uyu munsi nariteguye. Uyu munsi turiga uburyo dukwiye cyangwa se imyitwarire ikwiye kuturanga igihe turi mu miryango tutavukamo. Impamvu nateguye iri somo ni uko hari abana, aha ngaha ndavuga abana ko nta muntu mukuru ujya kurerwa mu muryango, umuntu mukuru arirera. Impamvu mvuga yuko umunsi ndi buganire n'abana barerwa muri bene iyo miryango, ni uko akenshi hari ukuntu wisanga mu muryango utarakubyaye, nawe ukananirwa kumanaginga imico yawe, ibyo bigatuma ugira imibereho mibi, kandi hari uko wagakwiye kwitwara wa muryango ukawukuriramo ukagera aho ugomba nawe kuba wabasha kwitunga. Kuba mu rugo rw'umuntu biragoye, biranavuna cyane. Twagera rero ku bana b'iki gihe ugasanga abana bigize intakoreka, ntibashaka kumva no kumvira, barashaka mbese kubyimba no kwirega, kandi uwo wiregaho arakureba agashishwa, aravuga ati mu by'ukuri uyu mwana nubwo ndimo kumurera ntacyo azamarira. Rero hari imyitwarire ikwiye kuranga abana muri bene iyo miryango, kugira ngo ese wa muntu ugiye kukurera kabone niyo yaba akwanga, niyo yaba adashobotse, niyo yaba ari umuntu mubi, abashe kukurera wigire hejuru. Ni ukuvuga ngo iyo uri muri uyu muryango, kuko ntabwo aba ari iwanyu, ntabwo aba ari ababyeyi bawe, ariko ugomba kubanza kwiga ikintu bita kwihangana. Hari imiryango umuntu ashobora kubamo ugasanga iragoye, iranavunanye cyane, bumwe hakaba n'igihe uhabaye ubona batagukunda, batakwishimiye, batakwiyumvamo, ariko kuko nta yandi mahitamo ufite, hari icyo bita kwihangana. Kwihangana ni gute rero? Hari ukwirinda kuvuga cyangwa se kugaragaza amarangamutima y'umubabaro ufite. Abana bankurikiye banyumve, kwirinda kugaragaza amarangamutima y'ikibazo ufite. Iyo uri mu muryango utari uwo uvukamo, ntabwo wiha ibintu byo kurakazwa n'ibyo ubonye byose, ibikubayeho byose ngo bikurakaze, no. Uragerageza buryo ki ukabimira, ugaheza iyo hariya, ukabaho nkaho nta kibazo ugira. Ikindi, hari icyo bita kuvuga amagambo make. Muntu uri mu muryango utisanzuyemo, reka abe ariko mbivuga, ntabwo ikibonetse cyose ukivuga, oya. Hari ibyo wiga kumira, uvuga ibivugitse ubona bitari bukugireho ingaruka, ariko hari n'ibyo umira kugira ngo bitaguteza ikibazo. Cyane cyane nk'iyi miryango umuntu aba agiye kurererwamo irimo abagore, buriya sinzi ukuntu Imana yaremye abagore bagira umutima mubi, kwiyumvisha yuko umwana atamubyaye, akumva yuko mbese atamwishimiye, akamukorera ibyo abonye byose. Abamama munkurikiye, umwana uje kurererwa mu biganza byawe, muri rwa rugo Imana yaguteretsemo, uriya mwana mufate nka marayika Imana izanye iwawe, mufate nk'uje navuga ngo ni tesiti, aje mu rugo iwawe, ariko Imana igiye kugutesitinga irebe imiterere yawe. Uriya mwana birashoboka ko ari naryo rembo uzinjirira mujya mu ijuru. Abagore rero sinzi ikintu babaye, sinzi ikintu barwaye, kugira umutima mubi, umushiha, umururumba, ugasanga igihe cyose umugore arahora atoteza umwana. Mu by'ukuri pe, niba warabyaye uriya mwana akaba abaye imfubyi, tekereza yuko bishoboka ko nawe ejo wapfa, abawe bakarerwa n'undi. Tekereza yuko uriya mwana Imana yamuha umugisha, ikagira aho imugeza, ubaye waramufashe neza, akubaha nka mama we, ndetse akugirira akamaro nk'uko n'uwawe yakakugirira. Cyangwa se hari n'abana bavuka mu muryango bakawubera ibigoryi, ntibagire icyo bawufasha.
uyu mwana w'imfubyi rero uje kurerwa iwawe, mufate nk'aho ari uw'Imana ikohereje ngo igutesitinge irebe uko umeze. Abamama baranyumva, ibintu byo gufata abana nabi mukabanyohagiza, mukabatoteza, mukabakubita, mukabica urupfu rubi, ugasanga umudamu yatetse ibiryo arashaka kugaburira abana be gusa. Abamama n'inda nini, sinzi uko bizagenda. Ni ukuri pe, iki kintu mukihane. Umwana wabyaye ni umugisha kuri wowe, ariko n'uw'Imana ikuzaniye ngo umurere, mufate nk'aho ari undi mugisha wiyongere ku yo wari ufite. Uyu mwana numurera neza azakubera umugisha. Abamama ni ukuri pe, ntimukajye mubabaza imfubyi. Umwana agire agahinda ko kuba nta babyeyi areba, agire n'agahinda ko kumubabaza, uhora umukomeretsa, uhora umutoneka. Ntabwo ibi bintu ari byiza pe. Njye narababwiye iwanjye nigisha amahoro, ikindi nigisha buri muntu kubana na mugenzi we neza. Nusanga nkubwira kugira nabi mugenzi wawe uzigendere, ariko nta nicyo binatwaye. Impamvu ibi mbibabwiye ni uko nzi yuko amarira y'imfubyi Imana iyumva vuba. Iyo apfukamye arimo aririra Imana ayibwira ati reba ibintu ndimo gukorerwa, jya umenya yuko arimo kukurahurira amakara ashyushye ku mutwe. Ndabwira abadamu, abagabo baragerageza pe, cyane yuko uwo mwana aza kuba muri urwo rugo umugabo yabyemeye, ariko abagore n'umutima mubi. Bana beza rero munkurikiye, reka mbibire akabanga. Uzi ko ushobora kubana n'umuntu akwanga kandi mukabana, mukabana. Uzirinde kwifumbura cyangwa kwizamura ku muntu ukurusha ubushobozi. Uyu muntu niba afite urugo rwe, akaba afitemo ibyo kurya, wowe numwivumbura haragusohora, ujye kurara ku gasozi. Ibyiza rero, emera gushinyiriza. Bamama mwumve ibintu mbwiye aba bana, ntibemere gushinyiriza babane namwe. Hari uburyo umuntu umureba wasanga akunda ibiryo cyane, adashaka kugaburira ku biryo bye, ukiga kugabanya igifu. Mwaba muri kumwe mwaba muri kumwe ukarura uturyo dukeya kugira ngo umushimishe, ko akunda ibiryo. Niwarura ibiryo urusana ukarwuzuza, muragirana ikibazo. Bana mwanyumvise, iyo ubana n'umugore w'igisambo wiga kugabanya inda, ukemera ukarya uturyo tutaguhagije, ariko iyo adahari urabyasa. Simbashuke, iyo adahari urabyasa, ugakuramo na ya esheke yacyagiye yaraguhagarikiye. Ikindi bana, buriya iyo ubana n'umuntu ukwanga, nabivuze, wirinda kumwereka yuko ubabaye, wirinda kumwereka amarangamutima y'umubabaro. Agukorera ibintu ukarenzaho, niyo ushatse kurira ugenda ukikinga ahantu ukarira, amarira yagushiramo ukagaruka. Ikindi mu buzima, umuntu ntabura inshuti, niyo hanze wayigira. Buriya no kubaho utagira umuntu uririra ngo umubwire umubabaro wawe ni ikibazo. Birashoboka kuba waba ubana n'umuryango utari mwiza, ariko wowe icyo ukwiye gukora ahangaha, wishakira inshuti ku ruhande, ya yindi uzajya urira ariko itazakuvamo. Abana mwanyumvise, ibintu byo kugenda utangaza amakuru y'ukuntu ubayeho muri rwa rugo, ukabibwira abantu b'injajwa, babivuze bagutema, kuko yagutema. Mujye muganira n'abantu bagira ibanga, wa undi uri bubashe kugusengera, undi uri bubashe kuguha sapoti ku kibazo ufite. Ego bijya biba byinshi, ukaba mu rugo rw'umuntu ukabura amavuta yo kwisiga kandi urugo ntacyo rubuze. Hari inshuti rero ku ruhande ishobora kuyaguha ariko itazakuvamo. Mujye mwiga kugira inshuti z'ibanga. Ikindi, uko byamera kose, uyu muntu nubwo yaba akwanga, wiga kumwubaha. Utabikunze ukabyihatamo, ukabyiyuzuzamo nta bikurimo, ariko ukabikora. Yaguhamagara ukamwitabira ku gihe, yavuga ati kora ibi nubwo byaba bivunanye ukabikora, bikubangamiye binakuvuna mu masaha agoranye ukabikora,
kugira ngo urebe yuko waharara amajoro angahe, iminsi ikaba yicuma. Imana ikunda imfubyi. Rero ngaye abana ujya mu rugo rw'umuntu ukirega ukigira akaraha kajyahe, nyir'urugo yavuga nawe ukavuga, uravugira hehe se? Ubaye ubashije kuvuga wakagiye iwawe cyangwa ukajya gukodesha geto yawe nabyo ushoboye, uravuga uvuga iki? No, ntabwo ariko bigenda. Mu rugo rw'umuntu umuntu yiga guca bugufi, umuntu yiga gukora, nta mwana w'imfubyi w'umunebwe. Kuba mu rugo rw'umuntu abana be bakaryama nawe ukaryama, ndabibabujije. Ugomba kwiga gukora, kuko akaboko kawe ya mirimo mukorera niyo ituma rwa rwanga gufitiye hazamo akantu gato k'agatonyanga, urukundo ruke rw'agatonyanga rukaza rukidomamo, akavuga ati gusa ubu ngubu koko namwirukana muri uru rugo, iyi mbuga nayikuburira, namwirukana muri uru rugo, amazi hano nayavoma. Akajya areba twa tuntu twiza umukorera, akavuga ati sinamwirukana muri uru rugo. Muri we akumva arakwanga, akumva ntiyanakugaburira, ariko kubera twa tuntu umukorera ukaba nyine umuboyi we, umukozi we, akavuga ati nzamutungira akankorera iyi mirimo. Bana beza rero, isomo ry'uyu munsi icyo riri bugusigire kubaha, ukubaha umuntu ukwanga, ukamwumvira mu bishoboka no mu bidashoboka, ukamwumvira mu masaha ashobotse n'adashobotse. Ikindi kuvuga makeya, guhezayo ibikubabaje kubibika hariya ndani ukabihezayo, sibyo? Ikindi cya gatatu, kutandarika inda yawe. Akenshi aba bantu bagira umutima mubi bigendana n'inda nini. Umuntu yakwanga aba yumva atakugaburira. Bana rero mwige utwo tuntu ko ari dutatu, usigare ukorera ku ntego, uvuga uti ahantu ngiye kuhaba nziga, Imana ninshyigikira nkagira icyo nigezaho, nzabasezeraho amahoro, nanjye njye kwitunga. Ubwo se hari icyo bigutwaye?